Mwiriwe neza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, mbanje kubasuhuza. Murakaza neza kuri Radio Gospel Rwanda. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro uhawe ikaze. Reka dufate akanya ko gutuza imbere y'Imana. Mwemerera mbere yo gusenga, fata akanya gato, niba ubishoboye funga amaso, humeka buhoro. Reka ibitekerezo byinshi bituze. Noneho ibaze uti, ni iki uyu munsi nakomeje kwikorera kandi Imana ishobora kubishyira mu maboko yayo? Ibaze ni uburwayi nakomeje kumva nakomeje kwikorera, ni umutwaro w'abantu bambabaje nakomeje kwikorera. Byose Imana ishoboye kubishyira mu maboko yayo, ikabasha kuba yakagutuma umererwa neza. Bwira Yesu mu mutima wawe uti, Mwami, nteguriye uyu munsi n'ibyo ntashoboye. Ni byiza noneho reka uyu mugoroba dusome ijambo ry'Imana. Dusome urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice 5 umurongo wa 7. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 5 umurongo wa 7, aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana tuyikoreze amaganya yacu yose, kuko yita kuri mwe. Bavandimwe, rimwe na rimwe ikibazo ntabwo ari uko nta Mana dufite, ahubwo ikibazo ni uko dushaka kwikorera ibintu Imana idusaba kuyishyira mu maboko yayo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo muyikorereze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Yita kuri twe. Mbese hari imitwaro umuntu ashobora gutwara umunsi umwe, icyumweru kimwe cyangwa imyaka myinshi, agakomeza gutegereza ati ningera ku gisubizo nzabona amahoro? Ariko Imana iri gushaka kutwigisha ko amahoro yacu adakwiye guterwa n'uko ikibazo cyakemutse gusa, ahubwo amahoro yacu akwiye gushingira ku Mana. Hari ibyo ushobora gukora, hari ibyo ushobora gusengera ugategereza, ariko hari n'ibyo udashobora kugenzura. Ibyo ni byo ugomba kwiga gushyira mu maboko y'Imana. Kwiringira Imana ntabwo bivuze kwicara ntacyo ukora. Bisobanuye gukora icyo ushoboye, hanyuma ugasigira Imana icyo udashoboye. Uyu mugoroba reka tureke imitwaro imwe, dusohoke muri iri sengesho dufite umutima woroshye. Natinze reka dufatanye muri iri sengesho. Waba utwaye imodoka udutega amatwi, ariko ubaye uri ahantu hameze neza, wapfukama ugafatanya gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira kuko waduhaye uyu munsi. Urakoze ku byo twabonye n'ibyo tutabonye. Urakoze ku byo wadukijije tugeze tumenya. Mwami, tuje imbere yawe twishyizeho uyu munsi wanjye. Niba hari aho nacumuye umbabarire, niba hari aho abankurikiye bacumuye ubabarire. Niba hari umuntu unababaje, ubwenge bwo gukosora ibyo nakoze. Niba hari umuntu wambabaje, ubuntu bwo kubabarira. Uyu mugoroba ndagusaba ngo ukure ku mutima wanjye imitwaro ntashoboye kwikorera. Hari ibibazo mfite ntazi uko bizakemuka. Hari ibintu nategereje igihe kirekire. Hari amasengesho maze igihe nsenga. Mwami, mbishyize mu maboko yawe. Nkakwihangana mu gihe ngitegereje, nkakwizera igihe ntarabona igisubizo, amahoro igihe ibintu bitagenze uko nabyifuzaga. Ndakwinginze ukomeze imiryango yacu, uhumurize uri kurira, ukomeze uri mu bihe bikomeye, uhe umurwayi imbaraga n'ihumure, kandi wigishe buri wese uri kumvira isengesho ko agaciro ke katagengwa n'ibyo atunze cyangwa ibibazo afite, ahubwo agaciro kacu kava kuri wowe. Dufashe kwegera Yesu Kristo kurushaho,
bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijambo ryo kwizera: niba uyu munsi utagenze uko watekereje, ntibivuze ko Imana yaretse, ahubwo uyu mugoroba shyira umutwaro wawe mu maboko yayo. Ntugomba gukemura byose uyu munsi. Icyo udashoboye gukemura, Imana iragishoboye. Kandi niba umutima wawe wumva umaze igihe uri kure y'Imana, ntukomeze gutinda, banguka. Yesu arakurambuye amaboko, aragutegereje. Tangira urugendo rushya na Yesu Kristo. Mwegere mu isengesho, mushake mu ijambo ry'Imana, kandi umwemere ahindure ubuzima bwawe. Nsoza, Mana, ndasengera buri wese uri kumvira isengesho, uzi umutwaro atabwira umuntu, uzi amarira ahisha, ikibazo kimubuza amahoro. Mwami, nk'uko ubushake bwawe buri, mugenderere, muhe amahoro, imbaraga ndetse n'ibyiringiro. Ibyo ni byo musabiye mwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Niba wasenganye natwe, andika amena mu bitekerezo. Niba hari umutwaro ufite ushaka ko dusengera, uwandike mu bitekerezo. Kanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu biganiro bindi bikurikira. Ukande like nimba wakunze ibyo dukora, kandi byaba byiza usangije iri sengesho umuntu uzi ko akeneye ihumure, kugira ngo twese tubashe gufashwa n'Imana. Murakoze gukurikira Edi Gospel Rwanda. Mugire umugoroba w'amahoro. Shalom, shalom.